mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Layla yaramaze gutanga excuse. Izo excuse rero zari zimaze gutuma gusezerana kwa Nimurati ndetse na Lucas gusa naho guhagaze. Byari bimaze kugaragara ko Lucas n'ubundi akiri married, ataraba single, afite umugore w'isezerano ari we Jenta. Ese ubundi iherezo ry'ibi ni irihe? Lucas avuga yuko atazi Jenta habe n'akana gato. Ese koko nuko atamuzi nangwa no kwigiza nkana? Reka inkuru yacu tuyitangirire kuri Layla ndetse na mama we barimo batongana. Mama avuga ati gute watinyutse? Ese ubundi biriya wakoze ni ibiki? Wari wasinze? Ni ibiki wari wanyoye? Ubundi ugira ibisazi? Layla ati mama nakoze icyo nagombaga gukora. Umusaza wanjye nkunda cyane kandi n'umutima wanjye wose, nkamukunda n'ibyanjye byose, niwe wenyine duhuza. Amambere narakuretse uramucurukura umugira uko ushaka. Wamwiciye abana, wishe musaza wanjye. Mama ntago nzongera gutuma hari ikosa niri na rimwe ukora ndi kukureba. Utekereza ko buriya ibintu byose ukora umuntu aba atabireba? Mama let me tell you this, ikintu icyo ari cyo cyose kizaba kuri Lucas mama uzacyishyurira. Kandi kugeza n'aka kanya ndabizi ko musaza wanjye atari muzima, ahubwo ndashaka kumenya mama musaza wanjye wamukoze biki? Bari gutongana Nimurati ahera aka kazi kavuga ati ariko numva wowe washaririye, what's wrong with you? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. None se wowe ufite impuhwe uzifitiye Lucas kurusha mama we? Umufitiye impuhwe kurusha njyewe umugore we? Layla araturika agaseka kavuga ati you nawe wivanze mu ntambara ze, none uratinyuka ukavuga ngo umugore wowe uri Jenta? Wowe se turakuzi? Mama Lucas ati none se uwo Jenta we turamuzi? Layla ati mama ngo iki ntawuzi? Uratinyutse uratobora n'akanwa kawe ngo ntaguzi Jenta? Oh my god, can you imagine? Ntawuzi n'abana biwe bari warimbaguye. Nimurati ati ngo iki yarimbaguye? Abarimbura ate? Layla ati ibyo ntago bikureba, ni iby'umuryango we naho uhuriye nabyo, kwanza winabyivangamo. Ndi kuvugana na mama wanjye ntago ndi kuvugana nawe. Ikindi nanone nkwiyambe musaza wanjye kuba uri kumwita ngo umugabo wawe nta hantu byanditse, naho tukuzi. Nimurati ati ariko se watuje tukabana neza kesho bundi ngiye kuba muramukazi wawe? Ndaturaba muramukazi wanjye binyuze muzenzira. Uragenda se muri system ugenda ukuremo ko Lucas ari married? Utekereza yuko bazamuhereza agatanya se kandi nyirukuba yamuhereza uburenganzira bwo gutandukana nawe akimukunda? Please let me tell you iki ngiki, Jenta aracyakunda musaza wanjye n'umutima we wose, kandi na Lucas nubwo mwamugize debile mukamugira ikigoryi akibagirwa ibintu. Ibaza ari ku muntu wibagirwa akanibagirwa ko mukuru we yapfuye. Ibaza ari ku muntu wibagirwa akatinyuka kanambaza ngo God ari he katanziye mu bukwe. Mama buriya byo ntabwo byaguteye ikibazo? Wowe urumva ntabwo bufite? Ibaza ari ku muntu wibagirwa akibagirwa each and everything. Wasigaje no kumbwira ko nta kampani afite, asigaje no kumbwira ko ari umuhanya ari umutindi. Cyakoza muri abagome. Mama nshaka kumenya musaza wanjye wamuhaye ibiki? Ni ibiki mwahaye musaza wanjye? Mama ntabwo nzigera nkubabarira. Lucas azagira icyaba sinzigira ngo babarira pe.
n'umunsi n'uyu n'umwe nakubabariye byagenze bite uratinyuka ibyishimo byawe ukabigurana iby'abana bawe abana bawe umunezero wacu neza uwuguranye ibyishimo bya rubanda nk'ishinzi ijejo bundi utanazi ntuzi n'inkomoko yayo neza iraje kugiye mu matwi uyu se uzamukunda ntabwo uzamugira nka Jinta umva nkubwire muko wowe witanye ko bukwe ntawe uzi iyaba Imana yankundiraga nabura ikamugutiza nk'imyaka 5 akakuberanya ko bukwe akabanza akagukaranga nk'uko yakaranze Jinta ahari nibwo wabona yuko wowe witanye ko bukwe ari sekibi mama muranibaza niba ari we wambyaye asujya wibuka ko buri gihe mara nkubaza ngo ubundi urinde njya nibaza niba nkuzi bikanshobera icyakora Imana irarema pe mama yakuremye menya yarakuruhukiyeho pe kuko yaguhaye umutima utameze nk'uw'abandi hasi ubundi Imana ijya kukurema yari yabitekerejeho hakumenya hari yaravuze ngo reka mfe kurema irangije irema mama Lucas imuhereza umutima nk'uwawe ariko nabura abantu nkamwe mutwigisha yuko ikibi kibaho mukatwigisha kumenya ko ababi nabeza koko babaho mukatwigisha kumenya ko Satani koko yamanukiye isi n'ikiremwa muntu koko isi yabonye ishyano undi ati muko ntukomeze kumvugiraho ndi nyoko narakubyaye undi ati simakana ko wambyaye ariko ku myaka mfite nta muntu wo mu muryango n'uyu n'umwe nzongera gutuma arengana ababara ahura n'akaga hejuru y'amafoto yawe mama wabyumvise mbigusubiriremo ntabwo nzongera gutuma hari umuntu n'uyu n'umwe wo mu muryango uhura n'akaga ugira ibibazo hejuru y'amafoto yawe sinzi ahantu ngiye kuzavuriza musaza wanjye ariko reka mbabwire harya niko nimura kunda musaza wanjye ati cyane ndamukunda nyine ku buryo wanamwitangira ndati cyane umwitangira muri buriya buryo bwo kumuroga mukamwambura ubuzima mukamwambura ubwenge yaragabura ni nkaho yapfuye ahagaze ngiye kurara ngenda ndeka mbabwire n'umwenda nambaye nzawugurisha ninshaka nzambare na umoja nayo ninsaziraho nta kibazo wenda nayo nzayigurisha nambara ibirenge ariko mugenge ndaje mpangane namwe ndaje nkuru ko nshoboye mvuze musaza wanjye sinzi ngo ndaba muvuza ibiki ninshaka nzakore n'amasengesho y'umwaka wose ntarya nanywa aho kugira ngo musaza wanjye apfe ndeba hapfa njyewe ibi mwigize ndaje mpangane namwe ndatariko wasaze urabura kujya kwita ku by'urugo rwawe ujye kureba umugabo wawe wagutaye utanakwitayeho gurirwa irukanga inyuma y'umusaza wawe n'umugore we Raila tumva nkubwire rero ni murati ugenda gake iby'urugo rwanjye ntibikureba iby'uko Dirani yantaye ntibikureba uburyo twahuyemo n'uburyo twabanyemo ntibikureba ariko reka nkubwire na musaza wanjye ubuzima bwe ntibikureba kuko uri nobody nta uri we mu buzima bwacu nta n'uri we mu buzima bwa musaza wanjye so niba ufite ubwenge bukora neza wakuramo akawe karenge bitaraba bibi ni murata araseka nta nyirabukwe bagafatanya baseka Raila kababara mujinya uramwica akurura mama we kamwitegereza akamureba n'umujinya mwinshi amaso akazengamo amarira imitsi karega agahekenya amenyo yitegereza mama we ari nako mama we ari kumusekera ambwira ati se mujinya wagira nta kintu uri bunkore baca umugani mu kinyarwanda ngo ugira gute harya ukagira ute ntabyo mvuze wakubona wisharirije wankurikiza Raila mu mujinya mwinshi kwikontorora biramunanira
agahera kagukubita mama w'urushyi rwiza, mama we arazungerera akagwa aho ngaho. Mu kugwa Rayirahira kakigendera, ariko akagenda afite agahinda n'umubabaro, ariko agenda yibaza kavuga ati Mana, ubundi ibi ni ibiki? Ibintu biri kuba kuri musaza wanjye ni ibiki? Hari ibyo ntari kubasha kumva no kwakira. Ese ubundi ibintu bitubaho byose uba uri kubibona? Mana ndakwinginze, haguruka urwanirire musaza wanjye, urwanirire Jinta. Ndakwinginze, tabara imitego bateze umusaza wanjye. Mana murengere, muri wowe niho dukeneye ubwihisho, wowe ushobora byose. Ese niba bishoboka ntabwo bareka iki gikombe kikamurenga? Ese Mana iki gikombe ntiwakirenza Jinta na Lucas? Ariko Mana niba bidakunze, ubushake bwawe ari bwo buba. Ariko niba byakunda, iki gikombe ntikibarenge. Nimurata asigarana na nyirabukwe, akanamwegera kavuga ati mama, nagukomeretse, naturandeberera ishyano ry'umukobwa de. Nimurata ati ibyo byihorere biveho, ahubwo umeze neza. Ati meze neza, atari ko ndumva akagongo gasa n'akavunitse. Menya uriya mukobwa azananyiyicira. Mbega umujinya. Ariko reka wugire, naramwibyariye, nuwase neza neza. Nimurata ahera kagatsindagiza nyirabukwe, agahera kakamujyana mu nzu. Tugaruke kuri Kimi, ari we Jinta. Ntago aba atuje, muri we ntaba anezerewe, aba yibereye mu cyumba aryamye, nta muntu n'uyu n'umwe umukandamangira ngo afungure. Bari aho ngaho, ari bo Robinson, mama we, bose bari kumukomangira yabihoreye. Akiri aho yumva hari undi ukomanga, akumva ijwi ni iry'umukobwa. Kimi arikanga, agatangira gutekereza se yaba ari Rayira se yaba amenye gute ahomba. Arafungura, mu gufungura agasanga n'undi mukobwa. Agereka akavuga ati Julia, ni wowe? Uranganze Julian. Ndetse n'iki kigukanze? Nyine urumva boss amaze iminsi ambwira ko utameze neza, cyane ko akazi kawe mu kazi ninjye uri kugakora. Rero uyu munsi ntari nasabye yuko twazana nkamureba, nyine nkareba nawe nkamenya nuko umeze. Kimati ngwishye, none se wabwiwe n'iki ko mba hano? Ko nzi ko muri kampani nta muntu n'uyu n'umwe uzi ko mba muri uru rugo. Ahantu mwese muzi yuko ndi umukozi usanzwe. Hari umuntu n'uyu n'umwe uzi ko ndi umwana w'uru rugo? Juliana ati nta muntu ubizi uretse njyewe njyenyine. Ati se wabibwiwe n'iki? Kwanza karibu injira. Kibamuhereza karibu, Robinson aramwitegereza, kazunguza umutwe, agasa n'ugiye akabaha akanya ngo baganire. Ndakavuga ati Julia, no, I don't understand. Why are you here? Njye nawe ntabwo turi inshuti, nta nubwo tujya tuvugana cyane. Kuki uri hano? Hari umuntu wakuntumyeho? Mbwiza ukuri, niba ari na Robinson waciye kuri wowe, mbwiza ukuri ntumbeshye. Undi ati Kimi,
ngiye nkwitaho na mbere hose, si nawe wenyine na boss mwitaho, kandi ikindi ngenda ndakwikundira, mba mbona uri hambo, ngira umutima mwiza, ibaze ko dushinzwe twese nk'abakozi, ukaba ushinzwe n'ibindi byose, ukaba uri secretary, ariko nyine nkakunda ukuntu nyine ibintu byose ubikorana ubuhanga, iyo ibintu byapfuye ntuvuga nabi ahubwo werekera umuntu, ushobora gusanga umuntu yakoze ikosa ahubwo umwereka uko agomba kubigenza utamukangamiye, so byatumye numva ngukunze. So ndimo nibaza wayo umaze iyi minsi yose utaza mu kazi. Negereye boss ambwiza ukuri, arambwira ngo ari mu rugo, ndamubaza mu rugo he, ansobanurira byose. Ndateye yakubwiye byose nk'ibiki? Nyine yambwiye ko mubana mu rugo, nta bindi yambwiye, gusa nyine numvaga mfite igihunga cyo kuza hano, kubera ukuntu mba numva mfitiye crush boss. Kimate ngwiki naho turi mu mubare w'abantu bakurashingiye Robinson. Ndate cyane pe, ibaze ko mugera n'imbere ngagira igihunga, mba numva mfite ubwoba. Kimara seka turansekeje nubwo nari nibabariye. Oh my god, ese ko go muri ya company mwese Robinson azabakwira? Julia ati byihorere, mva nkubwiza ukuri Kimi, uyu musore simbizi yanyeganyeje inguni z'umutima wanjye pe, kandi kuva namumenya, ariko kuko nuje nta muntu n'uyu n'umwe ubizi. Impamvu nawe mbikubwiye nuko nyine numva nkwizeye, sinzi impamvu mba numva ntagufungukira nkakubwira ibyanjye byose. Kimati oh sorry bambi, ariko nta kibazo ndahari iteka, nuzajya uba ukeneye umuntu uri iruhande rwawe byumbwira ntaribi. Julia ati none se Kimi, mbwira ufite iki kibazo? Ndaterega amaze iminsi ndwaye, ntabwo meze neza niyo mpamvu. Julia ati wimbeshye, urarwara ukarifungirana, ufite ikibazo kiri so serious, kandi niba wanyumva nagufasha. Kimati not now, ibibazo mfite ndacyashaka kubyirwanaho, kubera ko as long as I can handle my pain, I'll keep on saying I'm okay. That's why rero numva atari ngombwa kugira uwo mbwira ibibazo ndi kunyuramo n'ibyo ndi guhura nabyo. Sinanashaka ko Robinson abimenye nangwa se mama. That's okay. Cyanyine nari mvuye mu kazi, nari nkunyuzeho, bari bamaye lift, so uranyihanganira basi nzagusure muri weekend. Kimati nta kibazo, feel free igihe cyose uzajya ubushaka jyuza, iyi ni room yanjye, uzajya usona kuri gate, zama azajya gufungurira, na mama niba yakubonye ndatekereza azajya kubwira ko mpari nangwa se ntahari, ariko ndatekereza muri iyi minsi nta hantu mfite ho kujya, so ugomba kuba rwose waza kunsura anytime, nzajya mba mpari, kandi rwose wumva nyine utari na sure, you can call me, ambaza niba mpari. That it's okay, so rero take care. Julian nawe arahaguruka agahera kakigendera, Kima agasigaraho. Robinson aramutwara akamugeza mu rugo, ariko akagaruka yibaza ibibazo byinshi. Direct feri ya mbere yifatira mu cyumba cya Kimi. Arahagera agasanga Kimi n'ubundi arasa naho yicaye ku buriri, arimo areba muri telefone. Arinjira akicara ku buriri hafi ye. Aramwitegereza. Kimi nawe akahindukira akamura ko basebeye. Kuki uri kundeba gutya? Umeze neza?
undi ati se namera neza gute wankundiye se niki cyakubayeho gituma witwara muri ubu buryo babe nicyo uri kumpisha ntukirya ntukinywa usigaye wirwa wifungiranye ukarara wifungiranye ibyo bintu bikorwa n'abakobwa wenda batwite mu buryo batatekerezaga Kimati what batwite uri kumbara mu mure w'abakobwa batwita oh my god nwitiye ndetse okay ubwo niba nwitiye yawe kandi ubwo nyine mu buryo ntazi ahubwo ubwo ni mu nzozi nangwa se mu muyaga ntazi sinaryamana nawe kandi ntekereza ko ibyo bintu twaranabiganiriye nta munsi n'uyu n'umwe njye nawe tuzaryamana tutarabana so sinzi impamvu niki cyo guteye gutekereza gutyo undi ati none se kuki uri kumunga niki kiri gutuma witwara gutyo ese hari ikosa naba narakoze riri gutuma witwara gutya Kimi reka nkubwire urukundo ntabwo ari ikintu cyoroshye urukundo rwa nyabyo rwa nyarwo ni cya gihe uhagarara iruhande rw'umuntu nawe akaguhagarara iruhande mu gihe ubuzima bugushize hasi nangwa se cya gihe ubuzima bubacanze mwembe ukaba uzi ngo uko byagenda kose uko byakomera kose uko amajwi yaturuka hirya no hino ashaka kubatandukana nangwa se kubateranya muragumana mukarwana ndetse mugakomeza kuba umwe kubera ko urukundo ntabwo ari cya gihe cy'ibihe byiza gusa nangwa se ubuzima buba bumeze neza urukundo ni cya gihe ibihe biba bimeze nabi hama bikakwereka ngo ninde uguma iruhande rwawe ninde muntu witeguye kugufasha mukaba mwanyurana mu muriro w'ikuzimu mukazagerana ku ntsinzi muri kumwe nangwa se mukazagerana ku byiza ariko wowe nawe muri kumwe so njye rero ndagukunda kandi sinifuza gukomeza kukubona muri iyi situation so please wambwira what's missing ese niba utabasha kumbwira nk'umukunzi wawe ukaba utabasha kunyisanzuraho ngo umbwire ninde uzambwira ninde uzanyumva mu gihe ngiye nkubwira ngo mbwira ndakumva ariko ntube watuma mvuga ngo byibura ijwi ryanjye rigere mu matwi yawe ricengere rigere ku mutima wawe ubashe kuba wanyumva Kimi niki nagukoreye Kimi araturika akarira akambwira ati Robinson ndagukunda pe ibihe ndimo ntago binyoroheye sinzi naho ndahera nkubwira ibintu ndi kunyuramo biraremereye ni intambara mu zindi kugeza ubu nanjye ntago nzi icyo nshaka ntabwo se icyo ngomba kurekura ndi mu ihurizo ndi mu rungabangabo umutima wanjye urakomerewe kandi uraremerewe amahitamo yose mfite nta kintu n'iki na kimwe mfite cyo kuyakoza nta kintu mfite cyo kubikoraho ndi mu mayira abiri sinzi aho nahera nkubwira inkuru yanjye ese ubundi ndi gutuza umva uwondi mfite ubwoba bw'ibizakurikira nyuma y'uko uzamenya ukuri ndibaza nzakora iki hari igihe bincanga nkumva neza isi yakasama ikamira
nkumva ntasaba ubutaka ngo bumire, kuko ibibazo bikomeje kumbera ibibazo. Ndibaza ni njye waremewe guhora nyura mu bikomeye, kuki ari njye witeka bibaho, kuki ari njye uhora unyura mu buribwe, kuki ari njye udahirwa. Nabuze aho mera nkubwira mukundi wanjye, kandi sinshaka guhomba abantu babiri icyarimwe. Kumenya ukuri kwawe bizatuma mpomba musaza wanjye, bizatuma mpomba inshuti yanjye magara, akanaba n'umukunzi wanjye. Urumva nagiye guhomba abantu batatu, nitiranyaga babiri ariko muri batatu, kandi bose bakubiye muri wowe. Rimwe na rimwe mba numva niyanze, ese ubundi kuki nanyuze muri ibi bintu? Ubundi ni gute nisanze aha hantu? Kuki nisanze muri iyi situation? Maze kurambirwa, ntako ntagize, ntako ntakoze, buri gihe ndagerageza ariko igisubizo kikaba cya kindi. Maze kubirambirwa pe, narabitamwe. Niba Imana ibaho, niba inyumva, niba Imana arasengaga itakibaho, njya nibaza Imana yabanaga nanjye mu buto bwanjye yagiye he? Imana yajyaga indengera, Imana yansezeranyaga igasohoza, yagiye hehe? Ese yarantaye? Yaba yarasinziriye? Hari ibintu byinshi biri kumisinga in my life. Even nta mahoro mfite, umutima wanjye ndabona gutuje. Sinzi icyo gukora, sinzi icyo kureka. Robinson yitegereza Kimi, kareba uburyo ari kurira, kareba uburyo amarira yamubanye menshi, agahinda ari kose. Aramwegera akambwira ati babe, humura ntabwo ndi bwongere kukubaza, ntabwo nshaka kukubona urira, sinshaka kukubona uri gutakaza amarira bene kano kageni. Basi nabura igihe uzumva uri tayari, igihe uzumva uri ready, uzambwire, nzaba niteguye kukumva, nzaba mpari ku bwawe, nzakumva, kandi icyo ari cyo cyose niteguye kugushyigikira. Tuve kuri Robinson twigarukire kuri Lucas. Lucas aba yicaye, ubona nyine nawe ubwe byamucanze, ukabona nyine ntagatuje, ari kwitegereza ibintu byose. Yicaye aho ngaho, ajya kubona akabona Layla arinjiye. Mu kwinjira aza afite album, amwicara iruhande, akamubwira ati Lucas, ndashaka ko ibintu byose bisobanuka. Ndatse n'ibiki bisobanye? Kandi hari ibintu bidasobanutse. Layla tumva nkubwire, ku kabi nakeza ugombe wibuke. Sinumva ukuntu umbwira ngo uribagiwe Jinta. Ndata ariko si uwo mu Jinta mumbwira ni muntu ki? Igihe cyose muba mwaherewe ndanyura hango Jinta, nanyura hango Kimi, ubundi uwo muntu ni muntu ki? Ese ubundi uwo muntu ni umuntu umwe? Oh my god, namba Ndata ugomba umwibuke. Atangira kumwereka amafoto yo mu bukwe bwabo. Kambwa ati uyu si wowe? Nasi uyu si umugore wawe? Lucas ati njyewe Lucas, ndigeze nkora ubukwe se? Umugore wanjye? Layla ati bro, wambabariye kuko ukibuka, wambabariye muri urwo rutwe rwawe birimo bigavamo, ukibuka kuko ukibuka umugore wawe. Wakwibutse nabura urukundo wamukundaga, wakibutse ko hari uvuga ko nta wundi muntu wakurutira Jinta, wakibutse ko wahoraga unezezwa nuko umugore wawe wanza akikurikira mu bo wamenye no mubuzi. Ndakomeza kumva amagambo ya mushiki we, kamwitegereza, akabona uburyo Layla ababaye, agatangira guhatiriza ubwonko ngo arebe ko yakibuka. Ariko muri uko guhatiriza ubwonko, umutwe utangira kumurya. Umutwe mu gutangira kumurya,
atangira kwifata mu mutwe, ari nako yifata mu misaya, ataka cyane kubera ko umutwe uba uri kumurya. Arataka kubera kuribwa umutwe cyane, agasa n'uguye igihumure. Rayira akibibona asa n'uvuza induru, ari gutabaza, ari n'akamuhungiza avuga tubaye iki kandi. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi ubwo Lucas byaba bimugendekeye gute? Niki kimubayeho? Niki kimuteye kugwa igihumure? Ese ubundi iri hurizo Jinta arimo azaryikuramo gute? Umunsi Robinson yamenye ukuri se, ese we azakwakira gute? Ese ubundi bizarangira Jinta yongeye kubana n'umugabo w'isezerano, nangwa Lucas azakomeza kwibagirwa ubuzima bwe bwose? Inkuru yitwa Inzitane, byose twibaza tuzabyumva mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.